Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane aho muri hagiye hatandukanye. Mbaye kazana kuri The Focus iwabo dusobanuye tugufere ko tumeze neza cyane. Uyu munsi ngiye kwasobanura agafilme ko ngo kubwa drama sci-fi kitwa Why The Last Man. Cyo musaba gusa mwebwe no kumwanda kuri like na share hanyuma n'ubundi agakomeza hagashya. Filime yacu rero itangira haciye ibyumweru bitatu icyorezo kidasanzwe kibasiye isi aho kivuganye buri kintu cyose n'umuntu ufite akaremangingo ka Y chromosome. Bivuze yuko kivuganye icyitwa umugabo cyose cyangwa se igifite igitsina gabo cyose, ndetse mu buryo bumeze nk'ibitangaza umuntu warabashije gusigara aba ari umutipe umwe witwa Yorick Brown n'inkende y'ingabo yoroye yitwa Ampersand. Ndetse montage z'amashusho agiye atandukanye ku isi agenda yerekana imirambo igiye iryamye ku muhanda ndetse n'udufoto tw'abantu bibuka ababo bishwe n'icyo cyorezo. Tugarutse kuri uyu munsi rero, Yorick aba ari gusprayinga bya biboro bimeze nk'amarange ahantu ku rukuta yandikaho ubutumwa ngo Beth, I am alive, come home, cyangwa se Betty, ndacyari muzima ngwino mu rugo. Ndetse ngingi yaba ari message yageneye umukunzi we bari bagiye kwambikana impeta mbere yuko icyorezo cyotera. Gusa igihe yarakigotewe muri ibyo ngibyo, indege n'ubundi yari yarahanutse hejuru ya etage, yarahananutse igiye kugwira ya nkende yo Ampersand, ariko mu mwanya nko guhumbya Yorick ayikuraho abasha kuyitabara. Amashusho y'ibyabaye kera rero bahita bakomeza batwereka mbere yuko cya cyorezo gitera. Yorick ari kwitoza agakoryo kushobora kwifashisha mu gihe waba wafashwe wahaziritswe ukazikwa ucuritse ndetse n'amaboko yawe afunze. Gusa ibingibi byose abikurebwa n'akanyeshuri kakana kari karaho ngaho. Gusa nyuma y'amasegonda makeya wari landlord we Yorick yaje kumukomangira ku muryango ari gushaka agafaranga k'inzu ngo dore ko yarenze amezi asaga 2 yose. Yorick rero wari ukeneye byatari ntabwo yigeze asubiza, yigeze nk'utari abya bintu yatukora inaha i Kigali. Gusa ko landlord yari azi nyina ari umuntu w'igikomerezwa Congresswoman Jennifer Brown, yahise amuhamagara kuri telefone ndetse aka kanya umugore aba ari Washington DC. Dukomeza twereka rero muri Brooklyn mushiki wa Yorick witwa Hiro nawe ari gusohoka hanze ya za groupe abantu baganirira mufite za depression. Ageze hanze ahurirayo na musaza we wari ufite gahunda yo kwambika impeta girlfriend witwa Bethy nyuma kuri uwo munsi nimugoroba, ndetse abari kuguza udufaranga mushiki we kugira ngo aze kumusohokana nyine muri restaurant imeze neza ihenze bataza kumucishamo ijisho. Ndetse ahangaha kibiga sister we yatangiye kumucinya mu gataramo nta kigenda cye, gusa n'ubundi ntibyamubuza kumuguriza udufaranga dukeya. Nyuma y'iminota mike rero inshuti ya Hiro y'umutransgender bamwe barihinduye abakobwa kandi ari abagabo witwa Sam yahise agera aho ngaho, aho yaje barahura baravugana, ndetse tujye tumenya yuko uyu mukobwa impamvu avuye muri za groupe ziganiriza abantu bafite depression ngaruka bafite ikirego mu rukiko nyuma yuko aba yaratwaye imodoka yasinze. Amashusho ahita akomereza muri Skiatook, Oklahoma, aho umugore udasanzwe w'umumaneko wa leta witwa Agent 355 aba ari kubaka igisasu acyubakira boyfriend we, gusa udafite amakuru yuko uyu yita sheri we ari umu agent ari maneko. Uyu boyfriend we rero ari gupanga yuko icyo gisasu ngari buze kugicuruza ku bantu b'ibyihebe byaho ngaho muri quartier, ndetse ahita asaba uyu sheri we no kugenda akitsimba ahantu muri douche igihe ari bari gukora deal, cyane yuko abadashaka yuko babarara babona yuko bafite umu girlfriend w'umwirabura ndetse ari n'abakoze igisasu. Mwumve ko harimo n'akantu kirondaruhu. Gusa wa mu girlfriend we yahise yicira mu idirishya inyuma n'ubundi ahita amera nk'ucitse, ndetse atangira kugenda aho ngaho muri quartier yikorera kamucaka, ariko amaze kwirukaho nka metero nkeya yahise akoresha telecommande yari afite ahita aturitsa cya gisasu yari amaze gukora cyita kivugana wa mu boyfriend we n'ababakiriya be bose. Ndetse uyu mu agent yikomereje muri aka kamucaka, aho nyuma yaje kugera ahantu hameze nk'icyaro ndetse anabona imirambo ya deers ibiryamye nk'aho ngaho ku ruhande. Gusa nyuma bidatinze hari imodoka y'umukara yahise iza kumufata, ndetse ibiri mu ndi mu agent nawe witwa 1033, ndetse uyu mu agent yahisemo kubita ibaruwa ibiriho kashe gutuka kuri perezida mwenye wa Amerika. Ndetse muri iyi baruwa haba harimo misiyo y'inshyashya, ndetse uyu agent 1033 abwira uyu mukobwa yuko ngo ubuzima bwa perezida ubu ngubu buri mu mazi abira. Filime rero itikomereza ku isambu ya perezida Ted Cunningham na sekreteri we mu by'itangazamakuru Nora wakira amakuru ateye ikibazo. Ahita agenda rero akayabwira perezida
ngo nyuma y'uko yari amaze kumva yuko Congresswoman Brown aba amaze kwita perezida wa repubulika kuri televiziyo mu muntu wanga abagore. Gusa aya makuru ntabwo atera ikibazo perezida, ahubwo ahita abwira Nora akaza bakaba birasira bayishimisha. Ndetse kuri uwo munsi mu ijoro haba hari ikirori cyo kwizihiza isabukuru ya madamu wa perezida Maria, ndetse na wa muyobozi Congresswoman Brown nawe arahamagarwa kugira ngo azabonane na perezida. Ahageze rero ko ari babiri baraganiriye cyane cyane ku bijyanye n'igiturika kiba cyaturikiye muri Oklahoma, ndetse uyu perezida ahita asaba uyu mugore atari ko buri ikintu cyaba cyiza nuko twahuza imbaraga tugakorana. Gusa wa mugore ahita amubwira ati genda ukore ibyawe, njyewe sinakorana n'umuyobozi nkayo wa fake. Muri Amerika habayo demokarasi. Dusubiye i New York, Hiro nawe aba ari kuganira n'umukozi babakorana witwa Mike inyuma muri ambulance. Kumbe abangaba uko ari babiri nubwo babakorana baba bateretana, kandi uyu mugabo aba asanzwe afite undi mugore. Gusa ahita abeshya uyu Hiro amubwira yuko ngo abantu benshi b'abaniga be n'abandi bantu ngo bazi iby'urukundo rwe n'uyu mukobwa, ndetse n'umugore we ameze nk'uko kumubwira ko n'umugore abizi. Nyuma rero kuri uwo munsi nimugoroba muri ghetto ya Yorick, wa mutipe aba yateguye icyo kurya wa musheri we Beth. Gusa uyu mukobwa ahita atangira kuvuga ibijyanye n'amasomo ye n'uburyo ashaka kugraduatinga, aho Yorick ari kubwira uyu mukobwa yuko ngo ashaka yuko bazajyana muri Australia. Gusa umukobwa ahita abwira amutipe ko batajyana, ngo ko we agomba kuguma muri Amerika ari gukora mu kazi ke gasanzwe, apana ibintu byo kumwomeka nk'aho wajyana umugore n'umugabo. Nyuma gato rero Rotipe yahise akuraho akantu k'akabogisi kaba karimo impeta, ndetse wa mukobwa ngo ni Beth akibona abona Yorick akubise hasi nyine aramupropose. Gusa umukobwa amaze kumukatira n'ubundi yarabyanze, amubwira yuko ngo amaze kumwitegereza babanye ngo yazatuma atazajya ahura n'abandi bantu bashyashya mu kazi ke. Ibi bintu rero bihita bituma habaho kutumvikana hagati y'aba ngaba bombi, biza gutuma umukobwa yivumbura akikubita akavuga ngaho akahita nigendera. Tugarutse rero muri Oklahoma, wa mu agent 355 atangira kwitegura misiyo y'ibikurikiraho muri apartment ye, aho afungura ya lettre aba yakiriye kare ayihawe na wa mu agent 103. Ndetse muri iyo baruwa haba harimo misiyo ye nshyashya, ngaba agomba kuzagenda yigize ushinzwe umutekano wa perezida, uzaba ufite imyirondoro ya Sarah Palin, ndetse aba agomba kwerekeza i Pentagon. Ubu ku rundi ruhande rero muri ya dinner party, Congresswoman Brown yongera kuhahurira n'umugabo we baba bamaze igihe batabana, bagatangira kuganira ku bijyanye n'umwana wabo Yorick, byo kubura amafaranga n'ibiki. Hari abazungu bashobora kuba bafite amafaranga barakubyaye ugakena rwose, ndetse banaganira ko bashobora kwiyunga. Gusa nubwo umugabo we ameze nk'uwiteguye kongera gusubira mu bintu, gusa nanone ameze nk'utiteguye kongera kubana n'uyu mugore mu nzu imwe, avuga yuko ngo amukunda, gusa amubwira yuko ari cyo gihe kugira ngo ameze nk'uri kuvuga ibintu bya divorce. Dusubiye handi imbere rero, perezida ahiriza ijambo umugore we uwo wakoze anniversaire, ari nako wa mugore ngo ni Congresswoman Brown aba ari kubireba ubona bimeze nk'aho byamuteye iseseme. Ku rundi ruhande rero, wa musekreteri wa perezida Nora agera mu rugo muri apartment ye birimo umwanda mwinshi n'akavuyo, aho umugabo we azashaka nk'ibintu byo kumusoma, gusa umugore akamera nk'umwamye ameze nk'utabishaka. Gusa bari aho bahise bumva urusaku guturuka ku bana babo baba bari hejuru mu cyumba, bityo umugabo ahita ava ngaho ajya kureba ikibazo kibaye. Ndetse muri icyo gihe kimwe Hiro na wa mugenzi we bakorana mu boyfriend baba biryamiye inyuma muri ambulance, bari muri bwomba bari no kuganira ku hazaza habo. Gusa nyuma bidatinze wa mutipe yasohotse hanze ngo ajye kwihagarika, asiga umukobwa wenyine. Gusa ikintu baba batazi, hari imbwa y'ishyamba iri kwegera iyi ambulance iri kugenda icira ibintu bimeze nk'amaraso. Nyuma rero Mike yaragarutse, ariko asanga wa mukobwa ngo ni Hiro yamaze kuvumbura message uyu mugabo yandikiranye n'umugore we. Bigaragara yuko byandi yamubeshyaga ngo yabwiye umugore ko yifitiye undi musheri, byose ari ibintu byo kubeshya. Ndetse kubera ibi ngibi bahita batangira gushwana, bakarwana, aho biza kurangira Hiro amujugunyeyo akantu ka oxygene gato atabishaka, akahita amuca umutsi wundi ujyana amaraso ku bwonko. Igitondo gikurikiyeho rero, wa mu agent 355 nawe agera i Pentagon, Arlington, Virginia, aho abasha kwinjira n'imbere muri Pentagon akoresheje ya myirondoro ya fake baba bamuhaye, ndetse akanabasha kwinjira mu cyumba gitangirwamo briefing aho Congresswoman nawe yarari. Ndetse amashusho yihuse yahise atujyana kuri Nora na Hiro, situation baba barimo.
ndetse ubwo mu rugo Nora aba ari gutegurira lunch abana be bagiye kujya ku ishuri, mu gihe muri ambulance Hiro wa boyfriend we usanzwe yifitiye umugore aba aryamye hasi ari mu maraso, bigaragara yuko biba byarangiye yitabye Imana. Gusa mu buryo butunguranye hari umupolisi wahise ugera hafi y'iyo ambulance hanze atangira kuyikomanga ari kubaza niba hari umuntu urimo. Yatunguwe no gusanga umurambo w'umupolisi uryamye hasi, ndetse na ya mbwa tuba twabonye nijoro nayo mu buryo budasobanutse ibiryamye hasi yapfuye. Ntitugarutse i Pentagone muri cya cyumba cya briefing. Perezida yakira telefone guturuka muri Israel, gusa mbere yuko yasobanura ibindi byinshi nawe yese atangira kuva amaraso mu mazuru, ndetse nyuma atangira kuva cyane ahita yikubita hasi. Ndetse mu mwanya nko guhumbya abagabo bose bari muri icyo cyumba no ku isi hose bose batangiye gupfa mu buryo budasobanutse bari kuva amaraso menshi cyane. Ndetse ubwo na Nora wari ukiri mu rugo yagiye kureba asanga umugore we n'abana be b'abahungu bose bapfiriye mu buriri. Ibibazo rero byahise bibaza mu mihanda, abantu bose batangiye kubona ikiba kiri kubaho ngaho. Ndetse tunabona akantu k'akana karimo kareba ibintu byadogereye ku mihanda nyuma y'uko papa wako yari amaze kugongesha imodoka nawe apfuye akicaye iruhande kuri vola. Ku rundi ruhande rero Yorick yari yiganigikiye mu kageto ke mu ntebe yiryamiye bisanzwe, aho yaje gukanguka nta kibazo na kimwe afite, akanguwe n'inkende yari kumukubita ibintu by'imineke. Yorick rero yashatse gukoresha telefone yahamagara, ariko ahamagaye yumva nta network. Ndetse muri ako kanya nibwo yahise atangira kumva induru n'ibintu by'ibisasu biturika hanze, ibintu byahise bimutera ubwoba. Dusubiye muri banka rero wa mu agent 355 abahagaze ari gucungira umutekano Congresswoman Brown nyuma y'uko abagabo bose mu buryo budasobanutse bikubise hasi bagapfa, ndetse abandi baba basigaye babashyizeho maske zimwe zirinda guhumeka umwuka urimo uburozi, bakeka ko ari umwuka urimo uburozi. Ari nako wa mu agent kubera ibintu bamaze kubona ahita ajya mu bwiherero gatoya kugira ngo arebe ko yananywa kutuzi. Ageze rero yahise akura akantu k'agakoresho kenda kumera nk'impeta, aho kaba kari gutera urumuri arabireba, ndetse ibingibi ngo bivuze yuko misiyo ye n'ubu ngubu igihari itigeze isubikwa, ko kandi agomba gukomeza inshingano ze. Bityo rero ahita afata ka gakoresho akongera agasubiza mu myenda ye agahita asubira hanze. Twihuse rero dusimbukiye ku munsi wa 8 nyuma y'uko cya cyorezo kiba kimaze kwivugana abagabo bose ku isi yose. Wa mu agent 355 agera ku kintu cy'ikizu kiba gikikijwe na neige nyinshi, ndetse bimeze nk'aho wagira ngo hakoreraga urunuguru kampani ariko runini. Gusa akinjiramo imbere yakoresheje urufunguzo abafite, yafunguye umuryango w'ibanga, ndetse inyuma bita bigaragara yuko ahangaha ariho ibiro byabo bya organization y'ibanga abakorera yakoreraga. Ahangaha niho baba barakoreraga, ndetse nkuko n'ahandi hose byagenze ku isi abagabo bakoreraga muri iyo organization bose nabo bari abapfu. Ahita rero afata imirambo y'aba bagabo ko ari 3 akayita ayiryamisha yitondekanije, ndetse akahita anakoresha icyombo cyanga kugira ngo yumve no ku yandi masitasiyo uko byifashe. Gusa ntibyamukundira. Nyuma y'ibingibi rero ajya gushaka ku bintu by'ibishelves byari biteretse ibintu by'ibikarito, aho yaje kugwa ku gikarito kiba kiri mu izina rye, arangije atangira gukuramo bimwe mu bintu by'ibikoresho bwite biba birimo gakufi ahita nambara, ndetse akanabonaho akamvelope kanditseho ngo not yet, cyangwa se ntiharagera mu Kinyarwanda. Imbere rero muri ya envelope haba harimo urupapuro ruriho amerekezo. Amashusho rero igitaraganya ahita asubira i Pentagone. Kuri wa munsi abagabo mu buryo budasobanutse bose bifashe bagapfa. Congresswoman Brown niwe wese ugirwa perezida, mu bandi bakozi bose b'abagore bari bari aho ngaho. Ari nako kuko bari aho ngaho barebaga kuri televiziyo yerekana kamera zikije aho ngaho abigaragambya barenga igipangu cya Pentagone ngo muri iyo myigaragambyo yabo. Wa mu agent rero 355 yahise yegera President Brown amusobanurira yuko uko yari asanzwe ari umukozi wo mu maneko ukora muri misiyo y'ibanga, ngo mu by'ukuri atari umujepe nk'uko bari kubibona. Ndetse ahita akomeza abwira uyu mugore yuko ngo hari ikibazo yari gukeka ko gishobora kuba kuri perezida, nubwo atarabasha gusobanurirwa ngo ni igiki neza. Gusa ahita abwibwira perezida mugore ko ngo yitwa Sarah Bareilles, nubwo yaramaze kumuvumbura yumva neza yuko imyirondoro mubwiye nayo ari iyo kubeshya. Ndetse nyuma bidatinze Pentagone yaje kuzengurukwa neza n'abigaragambya bayifata bugwate, ari nako abari bari imbere muri cya cyumba cya banka bose batangiye kugira ubwoba.
Gusa wa mudamu wabaye Perezida Brown yahise akarama situation muri ba bagenzi b'abagore bakorana, aho yahise abatamo ijambo ribateye imbaraga kugira ngo batagira ubwoba. Bahita rero badutwara ku munsi wa 62 nyuma y'uko cya cyorezo kivuganye abagabo bose ku isi, ndetse uwarokotse wenyine Yorick aba ari kwitegura gusohoka hanze ari kumwe na yankendeye Ampersand. Yahise yambara maske rero, ari nako kagakende ke nako yasize agatsimbye ahantu. Amashusho rero yahise akomereza Pentagon mu cyumba cyategurirwamo ibijyanye n'intambara kuri wa munsi icyorezo gitera, aho bake mu bakozi bari basigaye barimo bashyikiriza amakuru Perezida Brown ibijyanye n'amapoto ngo babe bihagaze mu gihugu. Ndetse ahangaha bari kuvuga ibijyanye no kuba bakimura abaturage ba New York, aho wa mu agent y'355 yahise abwira Brown yuko bishoboka ko umukobwa we aba yasohotse hanze mbere yuko cya cyorezo gitera. Akibyumva rero Perezida yahise abwira wa mu agent kujya kumushakira umukobwa. Arangije Perezida atangira kugenera ijambo abaturage muri za radiyo zabo, ndetse iri jambo rye riba riri kumvwa ahantu hose mu nkambi z'abantu baba barokotse icyorezo, harimo na Hiro wa mukobwa ndetse n'abandi batransgender babashije gucika. Ariko se usaba n'abagore nabo bacitse koko, ndetse muri aba transgender haba harimo n'inshuti Sam. Ku rundi ruhande rero kuri White House agent y'355 abagiye kujya muri kajugujugu ya gisirikare kugira ngo ajye gushaka umukobwa wa Perezida, ndetse ku rundi ruhande Yorick nawe aba ari mu rundi runtu rw'uruzu ari gushaka wa mu girlfriend we Beth, ndetse aba ari guspringa bya bintu by'ibirange yandika ubundi butumwa bwinshi ku rukuta. Nubwo mbere umukobwa aba yaramwanze byanze bikunze ngo ari we mugabo wa nyuma usigaye ku isi, bityo rero ntabwo yamwirengesha. Gusa aho ugiye muri ibyo ngibyo kagakende ke Ampersand kageze gutya mu by'ubutumwa gahita kiruka kamanuka ahantu haba hararengewe n'ibizi byinshi hategekwaga gari ya moshi. Ibyatumye rero Yorick nawe agenda agakurikiye, ndetse amanutse munsi yisanga ku bintu by'ibizi byaretse biba biteye isesemi birimo imirambo y'abantu benshi bapfuye, ndetse ibyo biza agomba kubicamo kugira ngo arebe yuko yabona kagakende. Ariko ibyo nubwo anabikora nta kintu na kimwe bifasha kuko agakende ntago akabona. Yaje kwisanga ahantu mu iduka risanzwe rikora amasuku rinacuruza imyenda, aho yahise akuramo bya byenda bye yari yambaye biba biri kunuka kugira ngo afate imyenda mishyashya. Gusa muri ako kanya ba nyiri rya duka bahise bagira aho ngaho, ntabwo we barapfuye, bari abagore, ndetse babaza Yorick impamvu atapfuye, cyane ko ari we mugabo wenyine babonye, ndetse bahita bakura imbunda bari mutungo bavuga yuko bashobora kumwifashisha bakamugurisha bagahabwa bimwe mu bintu baba bakeneye, cyane ko umugabo ahangaha ari boro. Gusa Yorick yahise yikubita hasi atangira kurira, ibyatumye ba bagore bamugirira impuhwe baramwihorera bamukubita imyenda. Arangije nawe abasigira akantu k'agashokora aho ngaho ari nko mu buryo bw'ubwishyu. Nyuma rero asubiye kuri ya subway station, Yorick yatangiye kureba video ya wundi wayishiriwe Beth kuri telefoni, ibyatumye amera nk'ushatse kongera kurira. Akusubiye ajya kwifatira abakobwa ko buzuye ku isi hose kuri abo mwanzi, ndetse yicaye aho ngaho n'akagakende ke abona akamugezeho atazi aho gaturutse. Aka gakende rero bagakunda kubi barongera bakihuza akumva arishimye, ndetse bahita berekeza kuri ghetto ya mushiki we Hiro, aho bagerayo bagasanga irera nta kintu kirimo, ibituma Yorick agahinda gakomeza kuba agahinda. Gusa muri icyo gihe kimwe Hiro nawe ari gusubira muri ya nkambi hamwe na ya nshuti ye y'umu transgender, ariko ageze basanga yababaye byatari, aho yahise imwishura yuko ngaho bari bari kumwe byarangiye bafashe bimwe mu bikoresho ibiryo n'ibiki byose bakabifata bakiruka bakamucika. Ndetse Sam aba ari kwitotomba uburyo nubwo ari umugabo uhinduye umugore, bose batangiye kumufata nk'umugabo, ndetse bari gushaka yuko hanashya, ndetse abari gusaba uyu mukobwa yuko kubera ko nta cyo kurya nta kiba bafite yahamagara mama we ko ari umuntu w'umuyobozi ukomeye. Undi rero abonye ukuntu inshuti we nyine nawe yaba atameze neza yahise yemera kumuhamagara. Dusubiye i Pentagon rero, uwahoze ari madamu wa Perezida Marla yaje gusura Perezida Brown afite n'icyo kunywa, aho yicaye hasi batangira kuganira avuga yuko ngashaka kwisubirira ku isambu ye akajya gushyingura umuhungu we. Gusa Brown ahita amubwira nabi avuga yuko ngatakongera kumwohereza abandi bashinzwe umutekano w'abajipe mu bintu nk'ibyo ngibyo bidafututse, cyane ko ngo bimaze gupfiramo benshi. Gusa aba bagore uko ari babiri baricara bakaganiraho nk'umugore ku mugore, aho wahoze ari madamu Perezida yatangiye kuvuga ngo uburyo yari afite impungenge igihe yari atwite, yibaza uburyo ngo agiye kubyara umukobwa n'ibiki n'ubwoba bw'uburyo bizafatwa hanze. Gusa Brown nawe ahita avuga yuko ubwo ngo yohereje abajipe kugira ngo bajye kumuzanira
umwana we w'umukobwa. Undi rero abyumvise ntabwo yitotombye cyane ko yari amaze kumutuka amubwira yuko ngo gukoresha abajepe mu bintu bye bwite ngo bitari ngombwa. Yaramubwira ati nta kundi sinshaka ari we muyobozi. Tugarutse handi kuri aparitema ya Hiro rero, Yorick ageze gutya yumva ibintu by'urusaku, kumbe aba ari wa mu agent 355 uhageze ari gushaka Hiro ngo amutware. Batipe rero yashatse kwiruka ngo akwepe, ariko wa mu agent biza kurangira amufashe. Ndetse amashusho yacu ahita akomereza kuri kajugujugu ya gisirikare igera i Pentagone irimo Sarah na Yorick, bose baba batabawe. Ndetse aba bana barongera bagahura na mama, bagahoberana mu byishimo byinshi. Ari nako Tipe ahita yipangaza kwanza ko kubanza agashaka abakobwa bose akagenda barongora kugira ngo bazongere babyare igihugu kimere neza. Hanyuma wa mu agent nawe akahita yigira mu ndege akajya mu kandi kazi. That's what's up. Filime kacu kuri munsi naka karangiriye. Nizere ko bamwe muri mwebwe b'abasore batari kwifuza kuba aribo basigaye muri kino gihugu kugira ngo aribo batera inda abakobwa bose babyara. Ndabazi rero rijyanye. Gusa kuri munsi naka karangiriye nizere ko kabashimishije. Iyi ngiyi The Focus, until next time. Peace out.